Day 250 nk'uko bisanzwe nongeye kubaha ikaze. Nge nitwa Iva Eritier, nimba nari ubwa mbere tubonye kankubwire ngo nugende udakoze subscribe aho hasi ukande no kukazogera, noneho ibiganiro byose n'amakuru yose tuzadushyiraho ajya ahita kugeraho gatanu kuri gatanu uri mu ba mbere. Uyu munsi nk'uko bisanzwe ntabwo dukunda kuza tuje kuvuga kuri story z'abantu cyane, na cyane ko mu byo twibandaho hano kuri Today 250 ntabwo haba harimo kwinjira mu buzima bw'umuntu cyane, ariko iyo ibyamamare cyangwa amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye yagiye hanze ku mihanda ibintu byacitse, nta mpamvu yo kutaza ngo tubivugeho, na cyane ko natwe niyo si tubamo umunsi ku wundi. Iyi nkuru yabaye ku munsi wo kuwa gatandatu, ariko kugeza n'iyi saha nabonye yateje saga, yateje controversial nyinshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kugeza ubwo mbonye hari n'abari kuvuga ngo na RIB ibizemo. Ariko se nkibaza RIB irabiza gukora iki muri ibi bihe? Reka twigendere, ubwo namwe muraza kubyumva. Vestine na Dorcas batandukanye na Irene ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki ya 13 Kamena 2026. Niwo munsi itangazo ryasohokeyeho ko batandukanye. Iyi nkuru rero nabonye iri kuvugwaho mu buryo bugiye butandukanye, buri wese ari kuvuga uko ashaka bijyanye n'amarangamutima ye. Ariko mbere yuko ngira icyo nyivugaho, reka mbanze mbabwire mwe mudukurikiye kuri Today 250, imbuga nkoranyambaga cyangwa izi mbuga nkoranyambaga zatuziye ni ibintu binini cyane. Ariko kugeza ubu ikibazo tugihura nacyo cyangwa tutazashobora gupfa kwikuramo ni icyo kuganzwa n'amarangamutima kubera imbuga nkoranyambaga, tugakora judgment zigendeye ku marangamutima kubera imbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo ujya kubona ukabona umuntu umwe mu bantu bari kuri izi mbuga, wenda afite abamukurikira benshi, iyo atanze opinion cyangwa iyo atanze igitekerezo ku ngingo runaka cyangwa ku kintu runaka cyangwa ku nkuru runaka, hari abantu bahita bumva ko ariko kuri ukavuze nyine, bagahita bumva ko ebana niho. Ugasanga abantu benshi baje bamukurikiye bari kugenda babivugaho, babijajingaho bagendeye ku marangamutima y'uwo muntu cyangwa uko uwo muntu abibona, nyamara baticaye ngo nabo babitekereze babyanalize. Muri makeya abantu benshi ntabwo bagifite imbaraga zo kwanaliza cyangwa kwicara ngo basesengure ibintu, ahubwo bagendera ku byo babonye, akaba ariho amarangamutima ahita berekeza. Kandi nyamara mu by'ukuri mwibuke ko izi ni imbuga nkoranyambaga, nyuma yazo hari ukundi kuri, hari icyo n'amategeko abavuga n'ibindi n'ibindi. Ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo Vestine na Dorcas basohoye itangazo ry'uko batandukanye na Irene. Mu by'ukuri ni ibintu byatunguye abantu benshi, ni ibintu abantu benshi batexpectingaga bitewe n'ukuntu aba bana twari tubazi babanye na MIE. Ubwo nimvuga Irene cyangwa MIE n'ubundi byose ni kimwe, murabizi ko MIE n'ubundi ivuga Murindahabi Irene Empire. Ndaza kujya nkoresha ayo magambo yombi ntibize kubacanga. Itangazo rigisohoka rero abantu baba twese tugwa mu kantu, turibaza gute bishoboka bite, ese aba bana n'iki bitewe n'ukuntu bari babanye, twabonaga nyine babanye na MIE, ntabwo twiyumvishaga ko ari ibintu byahita bishoboka muri aka kanya. Ariko ese ubundi byagenze bite kugira ngo batandukane? Byagenze bite? Aho ngaho aba ariho duhera. Hari hashize imyaka 5 hafi 6 Irene ari gukorana n'aba bana, ariko mwibuke ko muri iyo myaka yose bakoranye, aba bana bari bafite abantu babari mu matwi, babagiye mu matwi babumvisha ko Irene ari kubakiriraho, Irene ari kubarya, Irene aba ari kubiba. Ibyo bintu murabyumva igihe byahereye mu myaka 6. Iyi myaka 6 yose ishize ibyo bintu biri mu matwi y'aba bana. Byanze bikunze bari barimo barakura, kuko imyaka bari bafite icyo gihe niyo bafite uyu munsi iratandukanye. Cyo kimwe na Irene nawe yarabizi cyangwa se yarabibonaga ko aba bana hari abantu benshi, si umwe si babiri, benshi babahora mu matwi bababwira ukuntu Irene bari gukiza Irene. Abantu benshi baba bavuga bati Irene aba bana baramukijije, abakobwa baramukijije. Ibaza ibyo bintu guhora ubyumva mu myaka 6 yose, aba ari igihe kinini mu by'ukuri. Ariko se
nibyo koko Irene abana bakijije Irene gusa we nta kintu yabakoreye. Ukibaza gute aba bana icyambere cyo Irene yabishyuriraga buri kimwe cyose, zasaga zabaye mbere y'ibyacano n'ibiki, ibyo ntabwo ndi bigarukeho kuko byararangiye. Ariko nyuma y'uko bicaye bakaganira bakemera bakagirana amasezerano yo gukorana, ubuzima bw'aba bana bwahise bujya ku mutwe wa MIE, ku buryo yabishyuriraga buri kimwe cyose, ishuri, minerivare, ibikoresho, buri kimwe cyose gisabwa gishoboka Irene yagikoreraga aba bana. Hari n'amakuru mfite avuga ko byibuze buri kwezi Irene yabaherezaga ibihumbi 300 buri kwezi yabaherezaga ibihumbi 300. Nawe wicare ubare amezi yose ashize, buri munsi buri kwezi babahereza ibihumbi 300, babakorera buri kimwe cyose bakibakorera. Hanyuma niyo Irene yaba ari kunguka, yaba yarabungukagamo, ariko nayo yabungukaga yashoye. None se mwagiraga ngo Irene ntabungukemo kandi ari gushora? Wowe wakomeza gushora aho utunguka? Ni ikibazo. Icyambere abana ntibari bazwi, nta muntu wari ubazi, nubwo muvuga ngo bafite impano ya danje, yego bazi kuririmba ariko nta byahatari, nabo ni abahanzi nyine impano bafite ntabwo ihambaye. Ukuntu idahambaye reka mbikubwire, bararirimba nk'abandi ariko ibyo baririmba nta ndirimbo y'aba bana yigeze isohoka niyo Bosco atayikozeho, kugira ngo wumve ukuntu nta bya danje nyine. Yego bari bafite impano ariko iraho nyine, yagombaga gukuzwa, yagombaga kurerwa, igatrainingwa, igakuzwa, ikagera aho yagejeje, aho yari igeze ubu ngubu. Ari nacyo kintu Irene yakoze. Abana ntibari bazi kujya muri studio, abana ntibari bazi kwandika indirimbo, abana ntibari bazi kujya gushaka mu director wa video, ntibari bazi promotion, ntibari bazi, nta na kimwe bari bazi mu bijyanye na muzika usibye kuririmba gusa. Kandi kuririmba byo muri korali twese turabizi, barimbaga muri korali ya ADPR yari Musanze, twese turarizi kuririmba muri korali ukuntu biba bimeze. So ibyo bintu byose rero Irene mwumve ko yabyubatse, aragenda arabikora, bavamo Vestine na Dorcas turi kubona uyu munsi. Ariko ikintu bo bamuhembye rero, aha niho nari kumvikanira n'abantu bamwe, ariko nta rwanda ngombwa ko twumvikana kubera ko buri wese aba afite opinion cyangwa ibitekerezo bye nuko abona ibintu. Ariko muri realite y'ibintu, nubwo yaba yarabungutsemo, ese koko bo nta kintu bungutse? Ibyo yabakoreye nta kamaro kanini byari bibafitiye, ku buryo abantu mwese mwakumva ko Irene ubu nta kintu nyine we yabakoreye, ku buryo mwumva ko Irene yakoze sakirire ngo yaciye nk'amabere, ugomba no guhamagaza na RIB ikagira gute. Ahubwo ikintu mutazi, Irene ni uko wenda ibintu atabikora, ariko iyo bari abana bari bagumye mu gihugu, byashoboka ko Irene yabajyana mu mategeko kandi akabatsinda. Icyambere nabonye bavuga ngo amasezerano bari bafitanye yararangiye. Ndiye ntago amasezerano nemeza ko yari yarangiye. Ugendeye ku ibaruwa aba bana bashyize hanze, icyambere mwibuke ko aba bana nibo bamusezeye, ntabwo ari we wabasezeye. Nibo bafashe initiative baramusezera, bitewe nuko ibyo bari bafite mu mitwe yabo, ibyo bari bagambiriye bo bamaze kubigeraho, bahita bavuga ati okay, reka tuhite dukupa amazi n'umuriro birangire. Aba bana nibo basezereye Irene. N'ikimenyimenyi, reka nze nkubwire ukuntu byagenze kugira ngo iriya baruwa isohoke. Aba bana mu cyumweru cyashize nibwo uriya mutoya nawe yasanze mukuru we muri Canada. Bakigerayo nibwo bahise banoza umugambi wo gutandukanya na MIE. Nimba baratekereje ko batazagaruka i Kigali vuba, ushobora kugera ukabona nyine wabata ubuzima burahindutse, intego cyangwa inzozi nari mfite nzigezeho, nta mpamvu yuko nkomeza kuyoborwa na MIE, n'ubundi ntago tuzabonana ejo cyangwa ejo bundi, reka tuhite tumukatira. Baba kuwa gatandatu mu gitondo
masaha ya mu gitondo twari turimo kwitegura kujya i Musanze muri Summer Country Tour ya Melody na The Ben. Muri ayo masaha ya mu gitondo Irene yari arimo kwitegura, nawe ibi bintu ntabwo azi ko mbizi, arimo kwitegura nibwo yakiriye telefone ya bariya abana, sinzi ibyo bavuganye, ariko nyuma y'uko bavugana nibwo bahise bamuhereza ririya tangazo. Ntago bigeze bicara ngo baganire ngo babidiscusingeho, gusa hari hashize iminsi umwuka utari mwiza hagati yabo, agiye kubona abona ibaruwa abapeti bariteguye banayanditse, nta nubwo bamugishaga inama, no bari bayanditse byarangiye. None ahantu mvugira ko amasezerano yabo yaratararangira ni hehe? Muze gusoma neza iyi baruwa, nta hantu na hamwe bigeze bavugamo ingingo ijyanye n'amasezerano. Batangira bavuga ngo n'umutima ukomeye cyangwa umutima ubabaye, nyine umutima nuvuga ngo bo ntago bavuze ngo nyuma y'uko amasezerano yacu ni n'umutima ukomeye. None se niba ari amasezerano yarangiye, kuki batabishyizemo ngo bavuge bati ni amasezerano wenda yararangiye cyangwa igihe twari twarumvikanye cyo gukorana cyarangiye? Ntabwo byigeze bibaho. Uzarebe ko na MI hari ubwo izigera isohora itangazo ivuga ngo yatandukanye na Vestine na Dorcas, buriya byararangiye nyine. Urumva, Irene rero yakiriye call y'aba bana mu gitondo kwa gatandatu, akimara kuyakira ni nabwo ririya tangazo ryahise risohoka. Ni ibintu byamutunguye nawe ku rwego rw'uko byashobokaga ko atajya i Musanze, ariko kubera ko byari biri muri gahunda yamaze kubipanga, n'abandi bakozi bose bo muri MI bari bamaze kwitegura, ntabwo yari guhita bisubika ako kanya, na cyane ko n'ubundi bariya baragiye, ntabwo batuma ibikorwa bye bihagarara. Hanyuma bakimara kumubwira nyine ko batandukanye nawe, n'amatangazo bakayashyira hanze, nyine bigahita bisakara abantu bose bakabimenya, Irene nawe nta kindi yakoze, yahise afata Instagram yabo, ko niwe wayimanagingaga, ahita ayihindura, ahita ayikura kuri Vestine na Dorcas ayita iya MI Chopper. Noneho nabo bahita bakreye indi nshyashya yabo, ngira ngo nujya urayibona ubwo nibwo iri kugira abasabu ifite 1,400 mperuka kureba mu kanya gato ifite 1,400 nibwo bahise bayikreye. Noneho bigahita bikwereka iki, bigakwereka ko bari abakobwa nyine bari bafite iyo gahunda, muri bo bari bafite iyo gahunda, ukongeraho na bya bintu byose nakubwiye, abantu mu myaka 6 bari bamaze igihe babapakira. Je hari n'umuntu wavuze ngo Jamanga agenda ngo bahinduranye imodoka ngo Jamanga asigaye ngahinduranye imodoka, ngo kandi ngo bari abana ngo nta niba sikeri ngo yabaguri. Ndiba urumva ni ibitekerezo buri wese afite uko abibona, buri wese afite uko yabivugaho, ariko none ngongera nkibaza, none se mwagira ngo abagurira imodoka bataramenya no kuyitwara? Abo se ibintu yabakoreye ntibirenze ko bagurira imodoka, atumye bajya muri Canada. Banzure ko ibyo yabishyuriye ishuri, nyuma yo kubishyurira ishuri, ubwo n'ibikoresho n'ibintu byose bijyanye n'ishuri, nyuma yo kubishyurira ishuri bakora deal n'ibiki, numva ko no kugira ngo uriya mukuru arongorwe hari harimo uruhare rwa Irene nyine muri iriya pase mu kuyikina. Abararongowe, babaguriye inzu iwabo, barabimuye, ntago bakiva i Musanze, barabimuye baza kubatuza hano Kimironko i Masizi. Uzi ikibanza cy'i Masizi cyonyine ubu ngubu ntago kiri munsi ya $20,000,000, kandi bo babahaye inzu yuzuye cadastre ntago iri munsi ya $50,000,000. Ngaho umwana ukirangiza segonderi ukoreye ibyo, n'ubundi mukiri gukomeza gukorana, umujyanye mu matuwa hanze y'igihugu, umuhesheje uburyo bwo kubona ukagera muri Canada, none ze muragira ngo abakorera iki kintu? Muragira ngo Irene yabakorera iki kintu? Ni iki kindi mwumva Irene yari kubakorera? Hanyuma se twongere twibaza aka kantu, mureke kwirengagiza ko ibintu by'imiziki birahenda. Ibintu by'imiziki ebana, mwe uko mubibonera inyuma mubona indirimbo yasohotse gusa, umuhanzi agiye guha ubuhamya bw'inzira yanyuzemo kugira ngo iyo ndirimbo isohoke, mwajya mwumirwa. Niyo mpamvu ibintu by'imiziki umuntu wagushyizemo amafaranga ye ntabwo ashobora kukurekura gutyo. Impamvu nakubwiye ngo iyaba bari abana bari bagumye mu gihugu cyangwa se bahisemo kujya mu nzira y'amategeko, Irene yabatsinda ni iyi ngiyi.
muribuka mu minsi ishize umutipe witwa Rana twere kujya ku ngero za kure, reka duhere kuri izi za hano hafi. Rana uriya mujama yaraje aradukubita y'abantu aravayibinga, bihita birangira gutya. Habuze gato yari avuye mu muziki burundu. Kubera iki? Ni ukubera amasezerano yari afitanye na lebo yamufashaga. Ahandi iyo utandukanye na lebo nka kuriya bari abakobwa bagiye, n'izina bakoreshaga mu muziki ntabwo baba bakiryitwa, ntabwo riba rikiri iryabo. Ubu turi kuvuga gusa ngo Irene yasigaranye cano y'indirimbo zabo. Nicyo kintu gifatika navuga Irene yasigaranye, cano y'indirimbo zabo. Mu gihe ahandi n'izina ari izina urarisiga, n'izina ari izina. Nuko wenda babimenye wenda simbizi, bagakoresha amazina yabo bwitwe yanditse ku marangamuntu. Ariko ahandi izina umuhanzi baravuga ati nimba ugiye genda izina risigare. Ni nacyo cyatumye, nicyo cyabaye kuri Run-Up. Mike Kayihura murabizi ko yari amaze imyaka ine adasohora indirimbo, nawe byamurisikaga kuba yanakuraho n'izina. Abo ni bakeya ba hano nshoboye kukubwira. Noneho ujya hano hirya muri Tanzania, Harmonize muribuka ava kwa Diamond, byamusabye kwiyambaza Perezida Samia Suluhu akagira ibyo ashyiramo. Hari uwitwa Rayvanny nawe ava kwa Diamond, muzi uko byagenze. Hari uwitwa Rich Mavoko we noneho byarangiye n'umuziki awuvuyemo burundu, kubera ko ntabwo yari atarabona ubushobozi bwo kwishyura ibyo bamutanzeho byose. Biba ngombwa ko ahindura izina. Mu guhindura izina bihita birangira, ubu ngubu nta n'umuntu ukimwibuka muri music industry yahariya muri Tanzania. Tuva ngaho tujye muri za Nigeria n'ahandi. Kiss Daniel uyu munsi ntabwo yitwa Kiss Daniel, byamusabye guhindura izina, yitwa Kiss Daniel. Kubera iki? Ayo mazina ayo malebo niyo aba afite copyright yabo. Uri kumva? Iyi saha Ayra agiye kuva muri Marvin cyangwa yivumbuyeho, n'izina yarisiga. Bateyila nuko nguko, n'amazina n'izina urarisiga, ukagenda ugahindura irindi, ukongera ugatangira aze. None aba bana bo nk'umuntu n'ubundi wabafashije Irene arabaretse barigendeye, mutangiye nabyo kubigira intambara, ngo na ribu iraza gukora iki muri ibi bintu? Kuki ibintu byose ariko tubishyiramo ribu? Bose ribu mama idafite izindi nshingano, mwagiye mushyiramo n'imiyaga mani. Mujye mushyiramo n'imiyaga. Ibi bintu ntabwo biba bimeze nk'uko mwe mubitekereza. Nyuma y'ayo marangamutima jya wibuka ko hari undi muntu uba washoyemo ubushobozi, imbaraga n'umwanya kugira ngo umuntu agere aho ngaho ari uyu munsi. Nimukumve rero ko bigomba kuza gutyo gusa bigahita bigenda ngo kubera ko ngo kanaka yapostinze ko Irene yabahemukiye, ubwo nawe urahita ujyaho uvuge ngo Irene yabahemukiye. Man, ku bwanjye nta kintu Irene yabahemukiye, ni 50-50. Ahubwo bo bamuhombeje kubera ko ndahamya ko ibyo yari yarabashoyeho byose cyangwa ibyo yexpectingaga ntabwo biragaruka, yari atarabigaruza byose kubera ko n'ayo mafaranga yinjiraga kuri izo ndirimbo n'ubundi yarongeraga akayabatangaho muri izo minervare, muri ayo matelefone, muri ibyo bikoresho by'ishuri, muri ibyo buri kimwe cyose Irene yarakibakoreraga. So twere gufata ibintu rero ngo dushake kumva ko tugiye kubihengeka. Yego amarangamutima yazamo kubera ko ubakunda wenda, ariko nanone shyira mu gaciro, ubare urebe ibyo babakoreye n'ibyo bo bamuhembye. Man, niyo mpamvu muzajya mubona abantu bamwe barwaye depression kubera izi mbuga nkoranyambaga. Tekereza kuba washoye amafaranga mu bintu noneho bigahagarara, byamara no guhagarara abantu bakaza kugutarama ahubwo bavuga ukuntu ari wowe mubi. Bitekereza ibyo bintu, ukabona imbuga zose ziri kuvuga ko ari wowe mubi, hahandi banavuga bati n'amategeko ngo n'ibiki, kandi ari amafaranga. Ni ryari utakwicara ngo wumve ugize agahinda? Ubu Irene yicaye akicuza impamvu yafashije bari abana kubera ibi bintu muri kumuvugaho, ntabwo yaba yibeshye. Hako nyine wenda bizi ni umuntu w'umugabo, amaze igihe muri iyi game, ntabwo ibyo ngibyo byamukanga n'ubundi.
n'ibindi byinshi byagiye bimuvugwaho, ntabwo ibi ari byo ntekereza ko byaza kumutera depression, ariko nagira mbabwire ngo kubera ko izi mbuga nyine nta bintu byo kwanariza byinshi bihaba, umuntu yakira ibyo abonye ako kanya bigahita birangira, ubwo nyine kuri we akaba ariyo nkuru. Ariko guys, mwumve ko nta cyacitse. Vestine na Dorcas bigiriye muri Canada, niho bagiye gukomereza ubuzima, nibibashobokera bazakomeza bakora imiziki rwose, tuzanayumva nta kibazo. Ariko nanone turebeye ku zindi ngero z'abandi bagiye bababanziriza, cyane cyane muri gospel industry, nta n'umwe wagiye hanze ngo twongere kumubona. Mu yandi magambo, birashoboka ko abantu nabo twaba tubahombye cyangwa kariyeri yabo yaba irangiriye aho ngaho. Icya mbere, dushaka ko no kuri Meddy asohora indirimbo kangahe mu mwaka? Jya kuri ba Patient Bizimana. Patient Bizimana yavuye hano ari umusitari byatari kurutana bariya abana, uyu munsi ari hehe? Serge Iyamuremye nawe nuko yavuye hano ari umusitari, ari icyamamare, aho yagiriye muri Amerika byagenze bite? Uheruka kugenda ni Prosper Nkomezi, nubwo nawe ataramarayo igihe kinini, ariko mu bigaragara gahunda yo gukomeza umuziki nk'uko yayikoraga hano bikubiye gake. Ubu rero mu yandi magambo mvuze ngo na bariya nabo nyine ubwo kariyeri yabo bisa nk'irangiriye hariya, ntago naba mbeshye, kuko nyine izo ngero zose turazifite kandi ziragaragara. Kubera iki? Ubuzima bwa hariya butandukanye n'ubwa hano. Nimba hano bari bafite manager nka Irene wabakoreraga buri kimwe cyose, hariya ntabwo bazamubona. Niba mubona ubwo bazatanga n'amazina yabo. So rero guys, mugiye mwumva ko ibi bintu ntabwo ari ngombwa buri gihe kujya mu mategeko, ntabwo ari ngombwa buri gihe guhamagaza RIB, ntabwo ari ngombwa ko buri gihe ibintu byose biba intambara, kubera ko nta bantu baba bazakorana imyaka yose burundu na burundu. Ariko guys, please mu bya understanding, ibintu byo gukomeza guhururiza Irene mushaka kumwangisha abantu ntabwo ari akantu ka fresh. Ahubwo mwagakwiye kuba muri kwibaza agiye gufata nde noneho, kubera ko abakobwa yari afite ntabari, na Niyo Bosco yaragiye. Wakwibaza what is next, ni iki gikurikira? Aho kugira ngo mukomeze muzamure amabifu, muzana amatiku, n'iki gutyo, ni ugusenya industry man, kubera ko nawe byanze bikunze biraza kumukoraho, ahita asanga n'ubundi kugira neza cyangwa gufata abandi bana ntacyo bimaze, n'ubundi asange atekereza ko ari ukongera kwishyiraho undi muzigo kandi bikazarangira nabi. So that is not industry. Ntabwo ari gutyo bubaka industry. Mureke twubake industry tugaragaza ibintu biri positive. Gutandukana kwabo nta byacitse irimo, nta byacitse. Abana biboneye amahirwe yo kujya muri Canada, n'ubundi ntabwo bishoboka ko bakora umuziki bari muri Canada, manager wabo ari hano mu Rwanda, byagorana rwose. Urumva rero, nimba bahisemo kwita bakatinga, nta gikuba cyacitse. Mwere kureba gusa uruhande rw'abana ngo mubagirire impuhwe, murebe no ku ruhande rw'abashoragamo amafaranga, nawe mwumve ko ari umuntu kandi ibyo yakoraga byari ibikorwa bikoreshwa amafaranga. So twitwa Today 250, nimba ari ubwa mbere tubonye, ntugende udakoze subscribe aho hasi.